Ibihe byiza bakunzi bacu turabasuje ndetse tubahaye ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, isoko y'amakuru agezweho ndetse yizewe haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukora ubugororangingo kugira ngo tuyabagezeho ameze neza, acukumbuye hamwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bacu. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo bagaragaje udushya twihariye mu kwamamaza Perezida Paul Kagame, udushya dutangaje cyane tutigeze tugaragara ahandi hose. Wakibaza ngo utwo dushya n'utuhe, byagenze bite mu mujyi wa Kigali? Icyo tugusaba nyaboneka ni ugukora subscribe. Ubwo ndavuga mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no kukazogera. Ubwo mukaba mwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo uzajye ubona amakuru yose yacu agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi kora like ndetse na share kugira ngo usangize abandi, ndetse ukanaduha komenti cyangwa se igitekerezo. Iyi akaba ari KN Radio, ntujye kure rero. Tugiye kubabwira udushya twihariye twabaye mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu karere ka Gasabo, ubwo umukandida wa FPR Inkotanyi yiyamamarizaga Bumbogo. Ntujye kure, iyi ni KN Radio. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu, amakuru meza cyane, amakuru atangaje. Nkwibutsa ko yari KN Radio. Mu karere ka Gasabo bagaragaje udushya twihariye mu kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi. Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Paul Kagame wa FPR Inkotanyi ku mwanya wa Perezida wa Repubulika byakomereje mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatanu tariki 12 Nyakanga 2024. Abaturage baturutse hirya no hino mu mirenge igize ku karere kimwe n'ibindi bice bituranye nako bari babukereye, bakaba bazindukiye ari benshi kuri site ya Bumbogo ku musozi ahirengeye ku buryo uhari abareba ibice bitandukanye by'u Rwanda, by'umwihariko umujyi wa Kigali. Kuri site ya Bumbogo hagaragaye ibikorwa bitangaje byari byiganjemo uko bari bambaye, uko bari biteguye. Hari abari bafite coiffe zitandukanye cyangwa se inyogosho. Aho umukandida wa FPR hose yagendeye, nta na hamwe higeze hagaragara umuntu ufite inyogosho cyangwa se wiyogoshesheje mu mutwe yanditseho Kagame ndetse na FPR. Kuri site ya Bumbogo niho honyine hagaragaye umuntu yogoshesheje yandikamo izina Kagame ndetse na FPR. Abo twaganiriye icyo bahurizaho nuko bishimira ibyiza byinshi bagejejweho na Paul Kagame, ku isonga hakaba umutekano utuma bakora bakiteza imbere. Bakaba bifuza ko yakomeza kuyobora u Rwanda kugira ngo iterambere rirusheho kwiyongera. Akarere ka Gasabo ni kamwe mu turere tw'umujyi wa Kigali kabonekamo ibikorwa binini by'iterambere. Aha twavugamo nka Stade Amahoro, Kigali Convention Center, BK Arena, amahoteli ndetse na za kaminuza nka African Leadership University ndetse n'ibindi byinshi. Akarere ka Gasabo ni akarere kandi kabarizwamo inyubako zitandukanye nk'ibiro by'umukuru w'igihugu, ingoro y'inteko ishinga amategeko, ibiro bya minisitiri w'intebe, Minisiteri y'Ingabo ndetse n'izindi minisiteri zitandukanye. Mu bindi bikorwa byagaragaye kuri site ya Bumbogo hano mu karere ka Gasabo, hari abaserukanye taburo iriho ishusho y'umukandida wa FPR Inkotanyi ariwe Paul Kagame, yakozwe n'uwitwa Dusabimana Celestin wiga mu ishuri rya Nyundo, atuye mu mudugudu wa Buhinga, akagari Kangara, mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Chairman wa FPR Inkotanyi akaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nawe yizeje abaturage bo mu karere ka Gasabo kubaha umuhanda wa kaburimbo ugera i Bumbogo ngo natorerwa kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Mu magambo ya Chairman wa FPR Inkotanyi yagize ati, ni byinshi nasezeranya ariko ndashaka gusezeranya ikintu kimwe gusa cyihuse kandi nifuza ko kizihuta. Hari umuhanda twajemo, uyu muhanda watugejeje ahangaha w'itaka uraza guhinduka kaburimbo vuba byanze bikunze. Ibyo ndabibasezeranyije nitumara guhitamo neza itariki ya 15. Umukandida ku mwanya wa Perezida Paul Kagame
yavuze ko FPR Inkotanyi yahinduye amateka ya politike mbi yaranze u Rwanda, aho bamwe mu banyarwanda bari barahejejwe ishyanga ndetse n'abari imbere mu gihugu ngo ugasanga babayeho nk'impunzi. Kuri site ya Bumbogo havuzwe byinshi bitandukanye ndetse hanagaragara byinshi bitandukanye, aho baje kwamamaza uyu mukandida wa FPR Inkotanyi bagaragara bitangaje, abagaragaza inyogosho, abamushushanyije ndetse n'ibindi bitandukanye. Mwakoze cyane kubana natwe. Icyo tubasaba kugira ngo tugumane ni inkunga yanyu ya subscribe. Mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana namwe ibihe byose. Mukomeze mugire ibihe byiza.